merci beaucoup. aha Merci amaze amapera ya padiri igiti cyashizeho akurikiranye ijambo rya merci. Umunyarwanda ati ndashima ntiyongerwa. Yego. Iyi Mana itunzwe n'amashimwe burya ngo nibyo birya. Yego. Twarayigaburiye ejo bundi. Televiziyo y'igihugu ahari. Kubona abantu gutyo bareba wajya gurebera kure. Ibyo byose ni inyungu. Umuturage kuba ariho ubundi biri mu nyungu ze bimufitiye inyungu. Kubona igihugu cy'u Rwanda kigeze ahantu gitegura bundi si iki giterane ndumva bundi igihe cyarambere nka gishya aya nandi mavuta igihugu cyacu kigezemo. Bundi ubutane babikora bazatuzanira n'afafari y'abasirikare. Inyuzemo kakantu nkunda baba bambaye zaga bagenda ariko bafite ukuntu babigendera bari smart n'imyenda idoze neza itajagaraye nk'iyo mbona hakurya iyo. Bibiliya ukuntu ivuga ni muhumuriza abantu banjye. Mubwira abantu banjye ibyururutse imitima. Yego. Buriya niyo mbona abavuga butumwa babwiriza babwira abantu uburyo bazashya. Kira giterane cyaranshimishije. Noneho rya jambo riri philosophe ukuntu turaje abo wahaye amahoro. Yego. Turaje abo wahaye igihugu cyacu. Turaje abo wahaye kubyara. Yego. Turaje abo wubakiye ingo. Yego. Turaje abo wahaye akazi. Yego. Turaje imfubyi warihiye zikaminuza. Nibyo. Turaje abagabo wubakiye ingo. Yego. Turaje uyu mugisha w'imvura. Buriya ni ibyishimo by'Imana. Mbega imvura we. Kira ni kimwe mu bintu biranga ko Imana yasetse mbega irimo yikora mu bwanwa ati. Na cyacu mama disi kibutse ko nakiroko inda gatatu cyaje. Nacyo kiri kubyina mu mvura cyaje. Na cyaji papa disi cyaje. Kibutse ko nakiroko sida cyarasambanaga nta dukingirizo. Cyaje. Mu nkundire mbashimire kandi mbifuriza kugubwa neza, mbifuriza amahoro y'Imana itanga n'umugisha y'Imana itanga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mwebwe mwese aho muri hagiye hatandukanye mukurikirana Mpumuriza GB Ministries. Uyu munsi ni umunsi tugiriye umugisha wo kuba turi kumwe n'umubyeyi Evangeliste Mama Lionel. Muraho neza? Muraho cyane. Amahoro y'Imana abane namwe kandi muyahorane. Tunejejwe no kukwakira mu muryango mugari w'abana b'Imana hano kuri Mpumuriza GB Ministries. Ndanezerewe cyane kwicara mu bakomeye. Barakoze cyane. Ibyo ariko nibyo natwe ariko tunejejwe no kwicara n'umuntu ukomeye. Amen. Umeze neza? Tumeze neza cyane. Imana ishimwe. Amen. Makuru y'ibihe byashize. Amakuru y'ibihe byashize ni meza. Twabonye Imana mu buryo bw'imivugire n'imikorere. Tubona Imana mu bantu. Yego. Kandi no mu bihe biri imbere bizaza. Naho turi kubona Imana kuko aho tujya tuhamenya mbere. Yego. Naho turi kubona Imana mu buryo ije byahatari. Yego. Tunejejwe n'Imana mu mutima rero ko turi kumwe nawe mu kiganiro. Kandi ikindi navuga ngo hari ibintu bimwe na bimwe abantu bagenda batekereza bakavuga ngo mbese ubundi ni iki kikwereka yuko n'ubu aho uvuye ari heza cyangwa aho ujya ari heza? Ikintu kinyereka ko aho mvuye ari heza naho njya ari heza. Dawidi yahawe imbaraga zo kwica Goliyati. Yego. N'ibyaho avuye. Yego. Imiterere y'ibyo tuvuyemo. Yego. Niyiduha amarenga yuko ibyo tugiyemo ari byiza cyane. Yego. Biterwa no kubona Imana ko twayibonye. Niyo wankangura mu gicukuti mu myaka ishize wabonye Imana gute? Yego. Uburyo twabonye Imana mu minsi ishize
yego turyama amahoro muri iki gihugu cy'u Rwanda, yego n'icyerekezo cy'u Rwanda kitwereka ko tugiye kuba beza cyane. Imana ishimwe. Hanyuma ubundi buryo twabonyemo Imana Yego mu mirire, ugasanga wakora controle ku kwezi, yego bije wakoresheje ugasanga iraruta iyo winjije, ibyo tubonamo Imana. Wareba umubare w'inda warokotse, ukabonamo Imana. Wareba umubare w'amadubu y'abantu, yego amadubu y'abantu ako kantu ariko rero ako kantu karimo ubwenge. Wareba umubare w'amadubu y'abantu, yego warokotse, yego ukabonamo amashimwe Imana ikora. yego Noneho bikagutera ko imbere n'uzaza ameze ate, yego uzamukubitisha imbaraga z'ibyatambutse inyuma. haleluya. Wareba uburyo ikugaburiye mu gihe gishize, yego u Rwanda rutaraba rwiza cyane, yego bikakwereka ko imbere uzarya neza cyane bitewe n'uko ruri kurushaho kuba rwiza cyane. haleluya. Ngiki kidutera kubona imbere yacu ari heza. Ikindi abantu batarabyara bambabarire, wenda ibyo ngiye kuvuga simbishongoyeho. yego Ikindi nk'iyo wabyaye, yego imbere haba ari heza. yego Udakijijwe n'uwo yashatse akizwa n'uwo yabyaye. yego Ibyaye uba ufite amaboko, babyaye amaboko, yego kandi tugenda tubibona. yego Imbere rero hakomeza kuba heza cyane. Kandi niyo turebye nuko dusa, yego imbere hakomeza kuba heza. Ikindi cy'umwihariko, imyitwarire y'imbere y'uwaguhanze, uwakuremye, imyitwarire myiza y'imbere yivuga bikabategeka bigakomera. Imyitwarire ufite kuri iki gihe iguhesha kwinjira mu bihe byiza cyane. yego Murakoze. Mama Lionel, iyo ijambo guhumuriza nka Mama Lionel wakoreshejwe ibitangaza n'ubu kibikoreshwa, iyo umuntu akubwiye ngo ijambo ihumure rizana amahoro, ni iki kintu wihutira kumenya? Ubwo ntabwo turatangira ikiganiro, abadukurikiye hano murabizi yuko manza naganira n'umuntu mukamenya umuntu twatumiye uwo ari we, ariko ijambo ihumure ritanga amahoro ubundi Mama Lionel aryumva ate? Nka Mama Lionel warisobanura ute, warisobanukiwe ute? Kuko buriya Imana igiye kuvugana n'umutima w'umuntu, icyambere iramanza ikawuha amahoro. Noneho nkawe noneho ihumure ritanga amahoro kuri wowe ni iki? Ndabanza ndisesengure. Ihumure ritanga amahoro, yego icyambere ryabanza kuva kuri jye nyiraryo. haleluya. Kuri jye nyiraryo ndiha ihumure. yego Ndaganiriza umutima wanjye ngo umutima wanjye wimpagararamo. yego Donc ndabanza nganire n'umutima wanjye mbere uko wowe dogiteri cyangwa wowe runaka uza kuganiriza umutima wanjye. yego Mutima wanjye wimpagararamo. Iryo ni ihumure umuntu yiha. yego Mutima wanjye tuza, himbaza Uwiteka. yego Shingiye ku byabaye kubatubanjirije, kubagize ibibazo nk'ibyanjye, shingiye ku byo nagize ubushize, mutima wanjye himbaza Uwiteka wimpagararamo. Ndabanza mbanze nihumurize, niha amahoro, apana kwihesha amahoro. yego Ariko umuntu uhesha amahoro yashize akajya agira gutya ntaseke, ukagira ngo ari guseka. Hari ukuntu mbona mu bukwe abakobwa n'abasore baba bari guseka, ariko nyine ni inseko y'ifoto. Inseko y'ifoto n'ifoto y'imbamutima ni inseko ebyiri zitandukanye. yego Hari na korari njya mbona ziririmba zimeze gutya ariko bitari mu mutima. Donc inseko y'ifoto sina nziza. Inseko y'imvamutima niyo nziza, iranavuraho. Wumva uri ubaye delivery. yego Hari igihe useka ukumva kumva
byiza cyane. Donc ndabanza jyewe nihumurize niha amahoro mbere yuko uza kumpumuriza no kumbwira ngo amahoro. Yego. Kandi ibi ni inshingano ku muntu wese utekereza neza. Yego. Umuntu wese utekereza neza ni inshingano ze kwihumuriza akaganiriza umutima we ko ugomba kugira amahoro, ugomba kuba umunyamahoro. Yego. Kabiri, kugira amahirwe nkabona umpumuriza. Ubundi umuntu ahumurizwa byagenze gute? Mu gihe ahuye n'ibimuhagarika umutima. Yego. Kuko hari igihe uhura n'ibiguhagarika umutima ugahura n'abakubwira bati koma musosi awa. Hakaba n'igihe uhura n'uguhumuriza ariko ari nyirarureshwa. Yego. Hakaba n'igihe uhura n'umuntu uguhumuriza akabiha umwanya. Yego. Akazana n'ibimenye n'ibikandisho. Yego. Bigukanda umutima. Aha. Wahungabanijwe no kubura ibiryo. Akazana ibikandisho by'imifuka y'ibiryo. Yego. Iryo ni ihumure. Yego. Ihumure akoze ihumure. Azanya amahoro, akoze ihumure akuzaniye amahoro. Yego. Hakaba n'igihe kwihumuriza bikunaniye ubuze no guhumuriza aho ubuhagaze hahandi mu muhanda werekeza Indera. Yego. Aha iyo hari umugambi Imana igufiteho bitewe n'imibanire mwagiranye mbere y'uko uhungabana. Yego. Imana iraseruka ubwayo ikakwisangira mu nzozi. Yego. Kakubwira iti mwana wanjye nduwiteka Imana yawe. Yego. Nje kukubwira ngo nzakugirira neza. Haleluya. Nzabana nawe. Haleluya. Humura ndi Imana yawe. Haleluya. Iri humure rihita rihagarara hagati yawe n'uwari kuguhumuriza kuko rikozwe n'ubifitiye ubushobozi sasa. Nibyo. Kandi mbwira umuntu wese udukurikiye ngo humura. Yego. Nimba ari n'amadeni menshi ndakubwira ngo humura. Ideni ririshyurwa na leta ntifunga umuntu wemera kwishyura. Ibyo bigutere kumva uhumuritse. Humura Imana irishyura. Mbonera guhumuriza umuntu uri muri situation ituma ahungabanye. Nta kigeragezo kitagira iherezo kandi si we wenyine, si we wazanye agashya. Cyo kigeragezo gisangiye n'abandi. Ubwiranje mu kigeragezo ubona amanota. Ariko ndakubwiye ngo humura. Ndumva ari uko mbashije gusobanura guhumurizwa. Kwihumuriza. Guhumurizwa ari umuntu ubikoze. Kwihumuriza ari we wihaye ihumure. Guhumurizwa n'Imana. Noneho ibi byose ubigifite ubu butatiyo ubwujuje ukafite ubushobozi bwo kwihumuriza, ukagira abaguhumuriza, ukagira n'Imana iguhumuriza. Ayaya. Dora amahoro sasa. Yego. Dora amahoro. Niho handi uvuga uti nta mwanzi wese wankanga yambereye ubuhungiro naho uhita ukwamira. Yego. Uyu muntu rero wahuriranye n'ubwo butatu abateye ubwoba, uyu muntu aranesha. N'intambara yose iramutinya. Ubundi nkiraha ngaha mbere ko ngusubiza mikoro, ukwiye kugira ihumure, ugahumura mu rwego na daimoni atinya kuguteza ikibazo. Yego. Aguhurwa. Yego. Kavuga turiya jyewe n'ubushize naramuteye ubwoba ntibwamufata. Subiraho nabyiyemeje mutera ihungabana ntiryamufata. Yego. Ntabwo nzasubirayo. Geraho daimoni atinya kuza kuguhungabanya. Yego. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Yenda tutarasenga hari akantu nshaka kumenya neza. Ese umuntu ufite ikibazo cyo kuba hari ibuhumure yabuze, umuntu mugenzi we ashobora kumufasha akagira ihumure? Yego. Cyane umuntu mugenzi we. Yego. Ariko nawe ubimerita
ubifitemo ubunararibonye. yego si ibya bose guhumuriza. yego reka nkubwire njyewe Imana ikimpa impamyabumenyi y'ubudogiteri, igenda dogiteri mu buryo bw'umwuka. haleluya. Imana ikimpa iyo mpamyabumenyi. hari umwaka umwe wa 2008 umuntu yampamagaye ngeze kwa Rubangura. yego arampamagara numva ariko ibyifuzo byinshi mu kinyabupfura gike. yego byinshi ndangije sinamusubiza ndamukupa. yego nindyamye ari ninjoro. yego Imana iransura. yego irambwira iti mwana wa uri kunda ufite ibise ukajya kwa dogiteri kubyara. yego akakwihorera. wabyara cyangwa wapfusha wahwana n'umwana. ntinahwana n'umwana. none kuki abantu banjye baguhamagara ngo bafashe ntubafashe? guhera uyu munsi kuko mbona uzabishobora nguhaye imbaraga zabyo. icyo nshaka kugusubiza mu byo mbajije, uyu muntu uguhumuriza, yego icyambere ashobora kuba ataranyuze mu bintu bikomeye ngo abone umuhumuriza. yego ashobora kuba anafite n'ibibazo biruta ibyo ufite, ku buryo abikubwiye wahita uvuga utuzi ko ndi kwigirisha. ariko kubera ko afite impano zabyo, yego impamyabumenyi muri byo, uyu muntu ashobora kuguhumuriza akakuganiriza, akaguterekaho Imana yamuvanye, akagushyiraho igiye nawe kukuvana, akaguterekaho Imana igiye kugushyira, akakuganiriza, akakwigisha n'uburyo bivamo, akagufasha uburyo bivamo, akakwigira trike zose, akakurema bundi bushyashya umutima, yewe akanakuririmbira, wanarira akagufasha. uyu muntu akaguhumuriza neza ukumva uravuze uti aho. yego umuntu yaguhumuriza. umutima w'uhumuriza. umutima w'uhumuriza bivuze ko ugomba kuba warageze ku ruhe rwego? umutima w'umuntu uhumuriza ni umuntu warageze mu rwego ameze, mbuze ukuntu mbivuga, hari ahantu ugera ukamera nk'utuzuye kandi wuzuye. ubwo ndagira ngo mbyumvikanishe. yego hari revu ugeraho n'abazimu bakureba bakagira ngo ntiwuzuye. turiya muntu ko tumuteza ibyago bugacyaho indirimbo y'ibitero 3. umuntu aruzuye, aratekereza, arabara. uriya muntu ko tumuteza ibyago n'amakuba bugacyahanura. uriya muntu ko tumuteza ibigeragezo bugacya tubona arushaho gukora. umuntu uhumuriza aba arageze ku rwego Imana yamushyizeho rwo guhumuriza. yego hari urwego Imana ikugezaho rwo guhumuriza bitewe n'abantu bazaguca imbere bahungabanye. yego guhumuriza si impano ya buri wese. hari uwo watangira no kubwira ibibazo akajya yitaba telefone, akajya asubiza umuntu, akajya kubwira gira vuba, gira vuba ndihuta. hari umuntu umamagaye ku kazi bariko mpamagara, uyu muntu gira vuba, gira ukabona ntahari, ukamubwira ikintu mukanya akakubwira ati none se, akagusubirishamo ikintu wavuze ko mbi ntahari. nta mpano afite yo guhumuriza. guhumuriza bigira amahame. cyambere ni ugutega amatwi umuntu ukamwumva. kabiri ni ukumanuka ukamuganiriza, umuhumuriza, waba ufite na support ituma ahumurika. kuko kujya guhumuriza umuntu ushonje nta biryo ujyanye, iri humure ntabwo ryuzuye, riracagase. jya kumuhumuriza wuzuye. kujya guhumuriza umukobwa ufite mariage wabuze na mare, manukana mare, umuhumurize, ushyireho na mare. cyangwa se umuhumurize umubwira uti na nyuma ya zeri irakora, hari n'igihe biza nyuma, ukanamutegura mu mutwe, ukamubwira uti ushobora
yego kujyana utuntu duke ariko nyuma Uwiteka agasuka umugisha mu rugo kwa kundi ugiye kurwubaka usenga unakora yego nyuma ukazaba umukire natwe byaje nyuma kandi ikindi yego guhumuriza bigira n'ijwi ryabyo yego n'ijwi ryiza yego ukagira imbamutima nziza z'uhumuriza utamukanika Yego. utamukanga Mm. hari umudogiteri umwe simuvuze nzamuvumba Mhm. wajyaga kwivuza ufite ikibazo cy'uruhu Mm. kandi wenda utanisiga amavuta agutukuza Mm. watangira kumubwira byamfashe gutya bihera hano haza akadomo ka mbere nyuma haza utundi warangiza si ibi bivuta byanyu mwirirwa mwisiga mwitukuza nzamukorogwa n'icyo cyose ibi bivuta bundi mwisiga Mhm. bigeze ubwo abantu bavuga bati ntujye kuri umudogiteri avuga nabi ati gusa ni umuhanga iyo yaramutse neza Mm. ati iyo wagize Imana akaramuka neza ati ni umuhanga iyo akuvuye nturara Mm. urumva nk'umuntu guhumuriza bigira ijwi yego ryiza Yego. rituje humura ukaba wanamubyiringira mu bitugu yego mu gatuza ukaba wanamuhoza ibirira bishotse Mm. humura aya niyo ya nyuma ndagutangariza ko utazongera kurira kandi nta hantu umubonera inzira ndumva mu mutima wanjye unyemeza neza ko utazongera kuruha bose pe abantu bakeneye n'umuntu ubabwira neza yego siko ushobora kunyema igihumbi cyawe wambwira neza kandi utira wa muntu wamuhaye igihumbi ambwira nabi yego Bibiliya uzi ukuntu ivuga nimuhumurize abantu banjye mubwire abantu banjye ibyururutse imitima yego buriya niyo mbona abavugabutumwa babwiriza babwira abantu uburyo bazashya yeah. tutwika nk'itanura abibone inkozi z'ibibi muzahinduka ibishingwe tuzabaribatira munsi y'ibirenge muzabona ishyano murapfuye dore ishyano ribagoye burya si byiza no kubwira abantu ishyano iyo umuntu wamubwira ijambo neza utanashyizemo iryo shyano ry'aho uvuka iryo shyano rya Gashyantare ushobora kubwira umuntu amagambo yuko abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyega ubwo agahita yibaza ati ese umusozi Siyoni kuki nanjye ntaba we bisaba iki ni ukwakira umwami Yesu akihana n'abantu benshi baruta kubatuka kubacanshamira burya nivuga butumwa mugabanye iterabwoba arabona mbona bagenda n'iterabwoba ryatari bahurana umuriro mu kanwa murahiye murashize murapfuye birarangiye kandi twashaka no mubare babwirije ukihana tukawubura yego mubwire abantu banjye ibyururutse imitima yego muhumurize abantu banjye yego niriya nda ikeneye guhumurizwa ko na Rahabu yarokotse kandi yari indaya yego nuriya musinzi akeneye kubwirwa neza ku icupa rye ririmo agwana mu muhanda kamubwira ko yatabara nawe yakizwa akaza gucuranga yego cyane intoki ntizizongere gukubita ku bikuta no ku mabuye no muri kaburimbo no mu migenda no miferege no kuryama hasi ahubwo zikaza zigacurangira Imana zikajya kubatiza kamubwira nyamara ejo bundi uzaba pasiteri n'ubwo urimo guhana agacupa kugwa mu byondo ahubwo uzaba ujya muri Yorodani kubatiza abantu haleluya umugabo umwe yageze gukubita umugore we yari umunyamasengesho yego aramubwira ati nkubise ndi kubona uburyo nkubise ushyizemo agateke niko ugiye kuzura umwuka rero ukajya uvuga mu ndimi yego ati birasa nabyo siko byarangiye umugabo akijijwe akaba umunyamwuka ati ibi bintu umugore wanjye yajyaga abimbwira muhumurize abantu banjye n'uyu mugome akeneye ihumure mu bugome bwe bamwita nyamara ubu bugome ufite wabukira yego ukajya kudufasha gushaka abagome nkawe ukaturangira n'aho bari yego uzi ko uyu mugome wanamugirira neza mu bugome bwe bikamutera no kwiga igihe hari umugome mperutse kugirira neza ariko ni umugome kweri ntiyamvugishaga ntiyaterefonaga urwego rw'ubugome bwe yanyiciyeho
ariko nkoresha uko nshoboye mugirira ineza iteye ubwoba. Yewe ariko ku buryo mvuga nti ndaguhaye, ariko ku buryo mvuga ntumva ndaguhaye pe, ineza nkugiriye irenze niyo nyoko yakugirira, ndaguhaye pe. yego siko kugeza izi saha buri munsi anyandikira waramutse mukozi w'inshuti yanjye. iyo ubu kugeza izi saha arimo araza muhumuriza abantu banjye. uzi ko uyu mugome wamugirira ineza ituma ahindurwa. hano nese ntiwibuka umucamanza w'umugome wavuze ngo nubwo ntubaha Imana sinubahe n'abantu. yego ariko uyu mupfakazi wakomeje kuzana itirisi, yego ndamurengeye yego ndamurengeye. ubu bugome abantu bafite ushobora kumuhinduza ineza. muhumurize abantu banjye, yego mubabwire ibyururutse imitima. aha Imana itugirire neza. murakoze. Imana ibaha umugisha. nshima Imana mu mutima ko nkwakiye hano kuri Mpumuriza GB Ministries. nshimira umushumba wa Mpumuriza GB Ministries wangiriye icyizere kugira ngo nze tuganire. Imana nayo imuha umugisha. hanyuma uyu munsi wa none nje mu kiganiro mu minsi yashize, nubwo nabanje nagucisha hariya. ikindi kibazo ndakikubaza tumaze gusenga. ni ikibazo mu gihe ndaba ndi gusenga nawe ubu ugisengera unagitekerezaho. kibanziriza icyo umushumba yantumye ngo tuze kuganira. umushumba yantumye ngo nze tuganire ku ijambo. ubu uzi yuko u Rwanda ruherutse mu giterane cya Rwanda Shima Imana, aho hari insanganyamatsiko ivuga ngo turaje. turaje, abo wahamagaye, abo wareze, abo wishyuriye imyenda, abo wakijije urupfu, turaje, nitwe tuje gushima. mbese abo wakuye muri jenoside yakorewe abatutsi tukarokoka, turaje gushima. ba bandi ntabwo turabura kubivuga, nabo bayikoze cyangwa imiryango yabo yayibikoze, ariko uyu munsi wa none bakaba barababariwe. natwe tuje gushima Imana ko twongerewe andi mahirwe ku rwego buriya afande ndabizi yuko uri intore cyane, kaba inkotanyi cyane. izo afande ndi kuvuga yari afite uburenganzira bwo kubwira abahungu yarazanye n'abati ntimusige n'umwe ku bagize uruhare n'abandi nyine bafitemo ayo maraso. kuko yaravuze ati oya ntimubikore, mwebwe mushyire hasi, tuje kubaka ntabwo tuje gusenya. ubwo rero naryo iryo nishimwe. rero turaje. hanyuma tuje kuganira kuri iyo nsanganyamatsiko ivuga ngo mbese gushima niki kintu cyatera abantu gushima. cya kabiri, ese wowe hari ikigutera gushima? n'utwo tubazo tubiri. ariko noneho mbere y'uko nsenga akantu urabona nawe usengera, ikibazo ugiye kubanziriza icyo, utwo tubazo uko ari tubiri. ese hari ingororano ku muntu wafashije abandi kuba imitima yabo yavamo igikomere, cyangwa hari ingororano uwo muntu afite usibye ku Mana? mu isi hari ingororano ubundi ajya abona. Mana ndagushimye ku bw'izina ryawe, gushimiye ko ninjiye mu rugo rw'umubyeyi Mama Lionel. Haleluya. nahabwa n'umugisha n'ab'urugo rwe. waratubwiye ngo tuzinjira bakatuzimanira, tuzabasabira umugisha. tubasabiye umugisha kubw'intambwe ya mbere bateye yo kutwemerera kwinjira nka Mpumuriza GB Ministries muri uru rugo. Haleluya. wagura amarembo yose, imigisha yabo nikomeze ize nk'imvura igwa. Haleluya. imeze nk'imvura y'amahino. mbese bagira imigisha itemba ikagera no ku bantu benshi. wabahamagariye uyu murimo kugira ngo ibyaremwe binezerwe ndetse bihabwe ijambo ry'Imana. uyu murimo w'ubugabura wabahaye ubakurizemo mu izina rya Yesu. Haleluya. ubongerera amavuta,
tugiye kuganira, turakwinginze ngo abari buze gukurikira n'abageze kuri uyu munota urenga iminota 28 irenga hafi 30 ubaho umugisha. Reka iki kiganiro kizemo wihesha icyubahiro, ni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. 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 Mama Leonie, hari inyungu z'umuntu wafashije undi kuba yakira, hari bya bikomere, hari ya depression, kwa guhungabana cyangwa se ku niko mu Kinyarwanda cyiza guhungabana. Okay. Bese uyu muntu wafashije bano bantu abafasha, hari igihembo ateganyijwe, ndavuga wa muntu muzima, hari igihembo aba yumva yahabwa, ese habaho kuba yahembwa cyangwa ibihembo biri mu ijuru? Okay, hari ababikora kinyamwuga. Yego, kinyamwuga, leta ihemba. Yego, babyize mu ishuri. Yego, bafite amavuriro runaka bahembwa. Yego, hari n'ubikora nk'impano. Yego, burya ushobora kutagira wenda amashuri yabyo ariko ukagira impano yabyo. Uyu muntu rero bikora nk'impano. Yego, iminsi yose ahembwa n'Imana. Hanyuma mane mumbajije iby'amashimwe. Yego, mpamvu yo gushima ya mbere, yego, ni umutima unyuzwe. Yego, ni umutima unyuzwe, niyo mpamvu yo gushima. Yego, kandi ntabwo hashima umuntu ufite ibya mirenge. Yego, gushima Imana ntibisaba kuba ufite ibintu bijojoba. Ushobora kuzura ishimwe ufite 2,000 ukarusha ufite 2,000,000 amashimwe. Yego, umuntu ushima nuha agaciro aho ava, akamenya n'aho ajya. Yego, umuntu ushima nuzi ibijya abonye aho bivuye. Yego, erega niba ufite ibya mirenge mawe amenye ko atabyihaye. Yego, erega n'isuka ndagiyeho mawe utazi uwayiteretse, ushobora no kubona kiridutse ukagwamo munsi nka bene Kora. Kuba kigikomeye ugikandagira gikomeye, erega naryo nishimye. Yego, bene Kora se n'icyasamye kikabamira n'izisaba bakaba bakimanuka. Aho gukora na Biramu. Kora na Biramu. Yego, nicyaba nibakimanuka. Bene Kora bagatangira gusigara baririmba ya zaburi ya bene Kora saho yaturutse. Yego, kuba iki kintu gikandagiraho gikomeye byonyine ni namashimwe. Yego, ikindi nabonye umuntu ajya kuryama agahera ku gipangu akinga. Yego, kaza kuri saro gakinga, kabona urufunguzo ntiruhagije, hari ibindi bintu bashyiramo by'ibifera beto. Yego, ukajya ku cyumba ryamamo gakinga. Yego, kinjira mu buriri wizeye ngo ahantu hose rugira rwa mbere, rwa kabiri, rwa gatatu urakinze. Yego, kinjira mu buriri ukaryama. Igitangaje uraryamye nta hantu, aya mazuru nta mapambo kinzemo. Aya matwe nta mapambo kinzemo. Aka kanwa ari n'abaryama basamye. Yego, mu by'ukuri hari agakoko kakwinjira mu zuru kakarukira ku bwonko gaturubura, nta muganga wagapfa kugakuramo. Yego, mu by'ukuri ibi birara bigenda, n'amari Jose yakwinjira mu kanwa bigahurira amajerwa, mukaza guhurira rusororo. Hazuka ari byo we. Shobora no guhanuka gakeya yitonze, yari kugenda kuri parafu igahita mu kanwa wasama cyane, gahita kanje cyangwa gahitumira. Ushobora no kuryama ukajya mu nzozi. Yari ntumwe yohereje ntibiri gukanje. Ushobora no kuryama mu nzozi ugahurunduka ku gitanda ukitekura hasi. Iyi si impamvu yo gushima, kubona uhumeka waryamye ukinze, ariko protection y'amazi. Reka nkubwire, ni bake bazi uburebure bw'amara yabo mu nda.
amacapati murundamo n'ibirindazi n'ibishyimbo by'ibikumbagare n'ibikaranze n'inyanya n'imiceri miremire n'imigufi n'ibirindazi byo kwa Nyirangarama na hehe hose ibintu murunda muri aya mara n'inyama z'inka uvanga n'ibinono byazo n'inkoko n'inkwavu n'ibyokeje n'ibitogosheje byose umiraza urunda mu mara. Harya ubundi buriya basukurikirana uko biri gukora mu nda, woherezayo akamomozo kabihondahonda cyangwa ibuye ufitemo blender ibisya kubw'amahirwe y'Imana yaremye inzira bicamo ukajya kubona akantu nka mu gitondo bitireka tukubise sigarana intungamubiri bikatsi turigendeye, ukaba ugiye mu nzu cyangwa hirya aho mu gisambu. Ariko hanaho hacukuye ndababwira mu gisambu mu gisambu Imana ari bikubitiye Abisiraheli mwe kwa Farawo yarabasanze te mu gasapa mutazongera no kwituma ku gasozi mujye mucukuza urumambo mukora ibyo mukora mwongera musibanganya. Ntabwo birabe Imana ibikunda, ntabwo Imana ikunda abanyamwanda. Icyo kintu agipfuye n'Abisiraheli kwa Farawo tazongera kwituma mu gasozi n'undi munsi. Ndabizi muri ku nkota ku icumu rya Farawo, yego, ariko umuntu ukeneye gutwikira ibirenge, yego, ufata urumambo ucukure, ukora ibyo ukora nurangiza ugira utya bibifumbire, ariko ntibibe umwanda ku gasozi. Urahaza ko noneho hari abagabo mbona bihengeka kuri kaburimbo cyangwa ku muhanda cyangwa ku nzira bakabikora. Mu Rwanda ntibibaho kwihagarika. Mu Rwanda ntabwo ibyo biba kuko hari naho bigiye byanditse ngo kirazira kwihagarika. Bagiye bashyira amatuwarete ku nzira, twe duhora tugenda abanyirabagenzi hari hagiye habugenewe bubatse amatuwarete ku nzira wicira ibiciro ukagenda ubikora. Ariko noneho yigaye ni icyaha, ni icyaha Imana yagipfuye n'Abisiraheli. Ibi byonyine nibyo gutera gushima Imana ibintu byanyuze mu mara wahereye mu gitondo. Arabahanga mu kurya bahera mu gitondo bakibyuka ndugu yangu, hari n'abahora bahekenye. Ariko mperutse kujya ku ahantu ninjira ahantu nsanga uduhungu bambabarira kuvuga gukoresha ijambo duhungu n'udukobwa, abahungu n'abakobwa baracyari bato bari inyuma yanjye, ni batoya pe. Nanarebye no mu maso haracyarimo amasereka yabo yose. Ariko mama Leone bakanja, ninjiyemo bakanja, ariko ngiye gusohoka nandi kumwe n'umugore ndabibabaza ibintu muri gukanja ntago birarangira. Kandi nsanga boss wabo nawe mbona nduta ari gukanja, uri kuri machine hirya ari gukanja, uri hirya ari gukanja, uri kuri sheki ari gukanja, uri kuri Kinyarwanda cyo gukanja kanja. Nawe yase abantu bari kuza, ariko nkajya mbona hari utuntu tw'umweru turugaragurika mu rurimi. Nawe tekereza namazemo amasaha 2 sinzi igihe nasangiye batangiye gukanja. Ni biryose cyane shikarete, yari shikarete. Kana n'abamenere banga abantu bahora barya amashikarete. No mama Leone iburetse kuri mena no mu rusengero ugasanga umugore ufite umwana, umugore pe w'icyubahiro utwara imodoka nziza, uvuye mu modoka nziza ari gukanja. Urya bari umurangi aba yaje kurangaza abantu. Iyo muhagaze imbere wigisha kwa kanja akumaramo imbaraga, urya muntu uzabona ukanja mu rusengero shikarete aba ari umurangi. Cyangwa se mu kimukajya kubona ukuntu uko ariko uko ugenda uzamuka mu mavuta arushijeho. Buriya ino mitsi y'amaso ikeneye umutekano. Iri kanja uburi munaniza imitsi y'amaso bibaze guhera mu gitondo kanja. Ikindi uri gushuka n'igifu. Abantu benshi bakunda kurwara ibifu binyuze kuri izo nzira. Tujye twigisha abantu mu buryo bwose. Buri byutse mu gitondo ukarya bombo cyangwa ukarya shikarete nta kintu urarya. Ubushutse igifu kuko iki igifu kire kurindurwe zingana nuko ari kubura isane y'umuceri. Iyo kire kwindurwe kigasanga n'utuzi twa shikarete ugihaye. Kenyerejo rero ujya kwa dogiteri bajye kugufatara mu gifu. Karagatambutse. Nabyo ni impamvu yo gushima nimba maze iminsi ukanja nta gifu urwaye. Iyo ni impamvu yo gushima. Yego. Reka twigerere kuri rya shimwe rya yamara na bya byo kurya abantu yenda bamaze iminsi barya n'ibindi bigiye bitandukanye. Ntago
batwumve neza ntabwo turagera muri stade turacyari hahandi turi mu nzira ijyayo dushyizemo ukabona mbese tumanje twafata agafunguro ko kugira ngo imodoka tuze kwitwara nta nzara iri kuturya yego ibaze noneho nitugera nituva kuri urwo rwego rwo kuri stade basi reka tugere n'impamvu stade yubatswe tugere n'impamvu abantu bateguye gushima Imana ariko mwicare murye yego kiriya giterane cyaranshimishije noneho ririya jambo riri filozofi ukuntu turaje abo wahaye amahoro yego turaje abo wahaye igihugu cyacu turaje abo wahaye kubyara yego turaje abo wubakiye ingo yego turaje abo wahaye akazi yego turaje imfubyi warihiye zikaminuza nibyo turaje abagabo wubakiye ingo yego turaje kiriya giterane cyaranshimishije cyane kandi n'Imana yarishimye mu bimenyetso by'uko yishimye yamanuye umugisha w'imvura biriya ni ibyishimo by'Imana mbega imvura we kiriya ni kimwe mu bintu biranga ko Imana yasetse mbega irimo yikora mu bwanwa ati na cya kimama disi kibutse ko nakirokoye inda gatatu cyaje nacyo kiri kubyina mu mvura cyaje na cya gipapa disi cyaje kibutse ko nakirokoye sida cyarasambanaga nta dukingirizo cyaje nacyo cyaje yego na twa dukobwa twarase ejo bundi muri Miss yego twaje yo Imana igakebuke yo nuri yanumishirije mu bukode nkamuha n'ibiryo bikeya disi nawe yaje ari kunshima haleluya uzi ko Imana kari akantu nako ikareba yo na wa muntu ntaraha umwana umaze imyaka 7 yarashatse nawe yaje kwera kunshima imba mutima z'Imana z'abayishimye zirekura ibintu bikomeye mu bantu mwitegura ibintu bikomeye byiza Imana igiye kurekura muri iki gihugu ushaka kurya iby'Imana akomangisha amashimwe haleluya ushaka gutinda mu rugo rw'umukire ahora avuga merci haleluya kucyo aguhaye merci merci kandi yamaze amapera ya padiri padiri ihagaraye muri jaride akajya afata ipera akarinagira umuntu merci merci ntiyarazi icyo ari cyo rero akongera akamanyura inda akarema merci beaucoup merci yamaze amapera ya padiri igiti cyashizeho akurikiranye ijambo rya merci umunyarwanda ati ndashima ntiyongerwa yego iyi Mana itunzwe n'amashimwe buryo ngo nibyo birya yego twarayigaburiye ejo bundi umuntu udashima Imana aba ari umugome umuntu utagira amashimwe muri we aba ari umugome yego ntanyurwa yego ni inyatsi yego nta n'ikintu Imana yamupimira Yesu umunsi umwe yageze kugira ikibazo akije ababembe 10 yego umwana araza gushima ati ngarutse imbere yawe nzanywe no kugushima yego warankijije naye narahawe akatiye batantumira ku ishuri baranyirukanye nkora ntonekara nje kugushima Yesu wankijije ibibembe warakoze Yesu ati none se bagenzi bawe bari ko nabakijije muri 10 9 bari urumva 9 hari abantu ngo baba bategereje gushima ari uko wabona ikibanza ngo uzashima ari uko yuzuye urambabaje n'umugome hakaba umuntu ukora mariage ngo azashima Imana ari uko abonye abyaye yego hari abantu tutazi igihe bazashimira Imana we hari abantu tutarabona mu rusengero bashima Imana yego hari abantu tubona no ku biturisho by'amashimwe bavungishije ubunote bwa senyisi yego hari igihe mbuga yabitewe n'ababutuye yego
erega nta n'isoni umuntu gaba afite paritse imodoka hanze urava mu bipangu ukaza gutura Imana asenyiza umeze uti se wumva ubara neza sura rekonesa ubundi gushima Imana no kurekonesa yego ubundi hirya yo gushima Imana wari ukwiye no kureka tukavuga gushima Imana n'abantu yego aha cyo mushima Imana mwongereho n'abantu babagiriye neza umufata igihe mu bibabwira umuntu akugiriye neza ubimubwire kera mu Rwanda abanyarwanda bagiraga ikintu cyitwa kwitura kuzajya kwitura hari n'uwo naherekeje we wagiye kwitura umuntu wamugiriye neza yego ngo akamucumbikira byo barakubiswe yego nyuma aza kumera neza sasa wamucumbikiye ari we wakubiswe haleluya ajya kumwitura mujye mushima Imana mufate n'igihe mushimira abantu babagiriye neza sibyo aha iyi Imana akugiriye neza inyuze muri nde ni ikibazo jya gushimira umuntu wakugiriye neza muvuge mu izina nimba ari n'ururabyo urumushyiro kubivuga gusa nawe ubwe arahita abona ko yagiriye abantu neza rero gushima Imana ni ibintu biva ku mutima urekonesa utekereza neza unyuzwe umutima ushima yego mpamvu yo gushima irahari twayidetaya tukageza n'ejo bundi ayo mavi ubundi n'inkokora uzinga bikazingika ubundi harimo iki gituma uzinga urambura ukuboko kukagira gutya ubundi wasobanura uko Imana yabikoze kuki tutameze gutya tugende tumeze nk'ibintu by'ibihirive kuki kubundi kuki ndamutse Dawidi yaravuze ngo ndamutse ubundi mba ndamye yego ubundi kuki ndamutse ubundi kuki nicaye bigakunda ese ubundi kuki mbyutse ayo yose ni amashimwe atugose ese kuki umwana arangije igihembwe nta modoka zimugonze yambuka umuhanda ariko umugani ese kuki umwana Imana imuha amanota meza agatsinda nta mwarimu ngira umukocinga kandi hari n'abakocingwa ahubwo akaba ariho baba baswa cyane yego come on go deeper ese kuki nagize inzu abandi bakoreye menshi kundusha bagikodesha yego ese kuki nabonye perimi nta modoka mfite abafite imodoka bahora batsindwa amashimwe tugoswe iyo dukebutse tubona amashimwe imijinya Imana dukijije y'abantu bw'imijinya yabo yacanwaga kuri twe bakaduha uburozi butarara tukaba turaye imyaka ingana gutya ese ko wubatse etaje ukayigerekeranya Imana ikaba atari bitewe n'uburemere bwayo na bya bintu byose ufite mu nzu yawe ukuntu biremereye kuki Imana itaretse ngo aho hatoboke ugwe mu nda y'isi mu mazuku n'umuriro waka kandi uremereye isi n'uvuga ngo uremereye isi ubatse ku butaka bw'Imana yego uyubatseho ibintu biremereye ntabwo isi itobotse iwawe ko tuzi n'ahantu mu majyaruguru hatobotse agasozi kose karagenda da twagiye tubibona umusozi ukamanuka utendegendeye hano birimo biragenda bya bintu biragarukira aho utuye hatamanutse tugenda tubona inkubiri z'umuyaga mu mahanga utuye hafi y'ahantu hari ikivu n'indi migezi kuki we hatarazamo umugezi ngo uhuhe utware iwawe iyo yose ni impamvu yo gushima haleluya nigeze kugira ububyutse mera nk'uvangiwe njya gusengera kuri Nyabarongo nyuma nza kumenya ko ingona zivamo zikarya abantu kagira inkoro buri mugoroba nkajyayo nkava mu kazi nkatega akamoto nagiraga amasengesho y'iminsi 7 asoza ukwezi yego nkatega nkava mu mujyi nkajya hariya hafi ya Ruriba kuri Nyabarongo nkicara yego nkasenga akaba nige ntambuka nkahura n'abasaza banjye bifitiye imbunda batese uvuye mada nyina nipfukamye harandi gusenga Imana nyishimira nyuma nibwo naje kumenya ko ingona ziharira abantu
yego, iyo si impamvu yo gushima kuki zitandiye. impamvu yo gushima. haleluya, Haleluya. kuki abantu badashimira imana? Bibiliya iravuga Zaburi 100, mwinjire mu marembo ye mushima, yego, no mu bikari bye muhimbaza, haleluya, muyishime musingize izina ryayo. niko Zaburi 100 ivuga. yego, ariko no mu rusengero ubona abantu nyine ntacyo bitwaye, yego, ntacyo bitwaye, ukabona byari ngombwa kwimurinda, ukabona ni ibisanzwe. abantu bagira umutima ushima. dushobora kubibutsa, turabinabibukije yego, impamvu yo gushima ko atari ukugira ibya mirenge. yego, impamvu yo gushima si uko warageze nimba utegereje gushima ari uko umaze kuzuza inzu 3 uri umugome. kuko izo inzu 3 numara kuzubaka uzahura n'ibigeragezo byo kugira inzu, ahubwo bitume urushaho kona cyangwa se uzahita nyine ujya handi baba bemba ikembe ndabagiye. ubwo baraba bemba ikembe umuntu yagenda ananariza akavuga ati uyu yakize ibibembe, agenda akubitana n'ideni rya banki rimubuza kugaruka gushima. ariko nibyo, uyu yavuye hano akize ibibembe agiye gushaka, ageze mu rugo ahura noneho umugabo na kamucerenge utamwemerera kurenga umuryango, utamwemerera kurenga umuryango. amasaha 2 n'ubu utari hano uzambwira, kandi kujya imbere ya Yesu ni Yesu gusezerera, si wowe umusezerera. Come on professor yaho godipa. urumva uyu muntu yakize ibibembe agiye kwiga ahita abo wanyuma. uyu muntu yakize ibibembe ahita ajya mu ntara aherayo. aba bembe 9 nuko bagiye bagenda nyine gutyo. yego, hari n'uwagiye business itayemera. ubundi yari yaranzwe ko abakiriya yababuraga kubera ibibembe yararwaye, none arasiga abakiriya kandi nyine baje kugura, buri kanya bari kuza kugura, ntibari kumuha guhumeka, ahumeka kinga agiye kuryama, araza gushaka Yesu ngo amugirire ate kandi icyo yarashaka yakibonye. hari n'uwakize ibibembe ahita agenda arashaka, buri mwaka arabyara, ahize mu ndahekana, kandi wenda arafite n'ikibembe cyo kutabyara. ubundi yaraza gushima, ayafite uwe mwanya wo kuza gushima, ariko kurekonesi neza y'Imana, kuha agaciro icyo yakoze kigutera no kuza gushima Imana udafite umwanya. guha agaciro icyo yakoze kigutera no kuza gushima Imana utitaye. niko Dawidi yabyinnye ikibungo ashimira Imana, umugore wamusesa turi mu biki ati winkoze isoni, ati ndashimira Imana yakuye so ku ngoma ikanyimika. haleluya, ibyo bintera gushima n'umwitero ukagwa simenye ibyabaye. yego, mashimwe nicyavuze, yego, gushima Imana kugeza ubw'Imana. kandi ikindi mwitonda ahantu mujye mushima Imana kugeza ubwo nayo yishima, ntimukabipe. gushima Imana naryo irigera ku ndiba y'Imana y'umutima nayo nimushima Imana ntimukabipe. gushima Imana mfasha kumva iki kintu, yego, nkurikiye gushima Imana bikagera ku ndiba y'umutima w'Imana. hari abantu bashima Imana ntibigere ku ndiba y'umutima. urugero, hari umuntu uza gushima Imana avuye ku maternete ahetse, yego, yarahembwe yambaye ibintu bihenze, yego, yasa gushima Imana akavuga ngo Imana ngo ibintu byose yakoze, hari ababyeyi bapfuye, hari abatanye abana b'imirambo, hari aborwaye, none kubw'ibi Imana yakoze muyimpera impundu, ngo n'amashyi ngupfukamye, ngo n'amashyi mfukamye, ngo muhihe amashyi ya special. uku ni ugushima Imana bitari bugere ku mutima w'Imana. mushima Imana muri mwe yavuze ngo nshima umwami wo mu ijuru ntange n'ibyo mushimisha, nari mboshye arambohora. hari ukuntu mushima Imana ntibigere ku ndiba, hari n'ukuntu mushima Imana bikagera ku ndiba igahita ivuga iti winde Uwiteka amashimwe yawe aranyeganyeje. yego, kuko unshimiye ukampa n'ibyo naguhaye. uko so gushima nka Kayini, ndakongeye. uwo muntu ujya gushima gutyo saba agiye gushima, afite umuzimu wa Gahini wo kujyana injonjori. nibe na Gahini yajyanye injonjori nawe ujyanye umunwa ngo bayihe amashyi
undi akava kwiga za Cameroon akaza ahita yinjira mu kazi yarize bigoye ariko akarangiza akaza yarabonye akazi ngo ahize umuhigo ko nagaruka mu Rwanda ngo azagara ku gatuti ngo agahimana amasaruti 3 aho se ni mu kigo cya gisirikare. Iryo shimwe urumva ryagera ku ndiba y'Imana no ku ndiba pasiteri ntirihageze. usibye n'ibyo no ku ndiba ya mwarimu usibye pasiteri. Yego no ku ndiba diakoni ntibihageze wari wateguye igiturisho kijyamo amaturo y'ishimwe. Auze kuri umudiakoni ukagara imbere abantu uturisha ukabona ujyanye igiturisho kijegera. Abantu bige no gushima mu buryo bigera ku ndiba y'umutima w'Imana. Amen. Vuga uti ndaza nikoreye. Se ko twajyaga guhigura abapfumu twikoreye inzoga z'urwagwa rw'inkangaza. Kuki Imana tutaza kwishima tuzanye ibintu twikoreye. Niba mwarahinduye yego mushime yego mugeraho yego Imana aho yicaye vuga ite vraiment yego akantu ntarakibagirwa bishatse kuvuga ngo niba mwarahinduye mwarahinduye yego imiragurize mukajya mu misengere yego niyo mana yanyu mugira icyo muyizanira ku bw'aba batambyi bayitambira kuko n'ubundi abatambyi babatambiraga ku mana y'indaguzanyo yo kuraguza no guterekera hari ibyo mwajyanaga. Kuki mwumva yuko bano batambyi bo batambira badakwiye ariko mugiye kuko babaragurira bigasohora ko dufite n'abaragura ntibisohore bahubwo babeshya gusa bati mbonye ugiye muri Amerika ukazapfa ahubwo ugapfira no mu Rwanda n'umwana wa n'umwuzukuruza n'ubuvivure. Twebwe turi kuvuga kuri ba bandi wa wundi wakubwiye bati ndi kubona uzabyara ukabyara wiza guhigura amashimwe yawe n'umutwe musa. Sibyo mwashatse kuvuga? Nibyo nashatse kuvuga. Zana amashimwe yego afite ibiyaherekeje mu rwego ari bugere ku ndiba y'Imana igahimbarwa. Yego ayo ngayo. Hanyuma mama rero mushimisha imitima yanyu mushimisha iminwa ariko imitima yanyu ndi kure ikofi kamba kure yo mushimisha iminwa amatura kamba kure. Mujye mushima Imana muri byose ishime mu buryo buvugitse bunagaragara. Murakoze. Yego akanyuma tugiye gufatiraho ndumva kuko ubu tugeze mu minota kuri screen ndabona tugiye kwinjira mu isaha ariko ntabwo ndi kuvugira ku isaha ahubwo nge ndi kuvuga kubera yuko yenda abadukurikira kuko ntabwo ari ubwa nyuma mu Marioneri mu mubonye azanagaruka bitewe nuko nyine mwamweretse yuko mwamukunze. Hanyuma yenda akantu navuga niba atanankunda nzagaruka. Imana igumugisha. Nanjye ko nari ngutezemo ariko urakoze kugasobanura ukisobanura. Hari ikintu bita ko gushima tubonye ko ari inshingano za buri kiremwa muntu ari ndetse gushima ntabwo ari ibyo umuntu bamutegeka ahubwo gushima n'ibyo umuntu byakabaye bituranye umutima wo kwakira n'umutima wo gushima. Gushima ubundi ni itegeko ry'Imana. Yego kuko Imana yaravuze ngo munzanire yego icya 10 n'amaturo munshime. Yego gushima ubundi ni itegeko ry'Imana ahubwo abantu mukura kudashima no wari kumbabaza. N'umunyarwanda yaravuze ngo intashima ntiyongerwa. Hanyuma yenda ku kabazo kabanziza akabazo kanyuma tujya tusoza ariko ubundi iyo ukurikiranye neza yenda ninde muntu ukwiye gushima ese nuwasubijwe
hakwiye gushima umuntu wasubijwe, kuko twabonye yuko mu byo yagerageje kuvuga bavuze yuko umuntu yarabyaye, umuntu yavuye kwiga ahantu hakomeye mu gihe ataranabikwiye, umuntu yagize gutya, umuntu yabikorewe gutya, umuntu yagiye korewe gutya. Ariko ninde muntu ukwiriye gushima? n'uwasubijwe cyangwa n'unakiri muri bwa buzima bwo kudasubizwa ariko gashima Imana ko n'ibyo itarakora izabikora. Dufasha aho hantu tuhasobanukirwe. reka nkubwize ukuri. Yego. ariko ni ukuri. Bibiliya iravuga ngo yego, Zaburi 150:6 ibihumeka byose bishima Uwiteka. Hakwiyongera ngo haleluya. Umuntu wese uhumeka ntabwo hashima uwashubijwe. yego, kuba uhumeka nicyo gisubizo cya mbere. yego, kuba uhumeka nicyo kintu cya mbere kigutegeka gushima Imana. Ibihumeka byose mushima Uwiteka. Ntabwo hashima uwashubijwe cyangwa ufite ibya mirenge. Kuba uhumeka shima. Murakoze. Okay. Ubona ari ihe nyungu u Rwanda rufite muri shima Imana? Ukurikije nk'umuturarwanda, ntubivuge nk'umunyapolitike, bivuge nk'umuturarwanda, u Rwanda mu gushima Imana bifitiye ikinyungu abaturage b'u Rwanda? Dusoza pe nta kindi ndakubaza Mario. Gushima Imana inyungu ya mbere bifitiye abaturage. Yego. Aho uriya munsi twakabaye yenda turara inkera cyangwa se mo kimwe dukora ibindi bikorwa, dutangaza amanota y'abanyeshuri, tuvuga ibindi. Kuki uyu mwanya wa Rwanda shima Imana umara iki abanyarwanda? Icya mbere, yego, guhura. Yego. Kwegerana. Yego. Guhura. Yego. Ubundi Bibiliya ivuga ngo mwireme inteko gusa. Yego. Muri bagakiza ndi bubazanira uyu munsi. Yego. Guhurira hehe se kandi? Kuri stade ntaragera. Bajyaga bavuga ngo kwinjira nayo. Yego. None n'ubuntu. Yego. Nari narabwiye Imana ngo nzagera nako kwinjira amafaranga nkaba ntafite. None byaje mu buntu. Yego. Ako mbega ishimwe ryari riryoshye. Aha. Ikindi. Kubona umutekano ungana kuriya. Yego. Hagantu hagarura abantu bangana kura nta gisasu kiri buhaturike. Yego. Nyungu bifitiye abanyarwanda gushima nuko Imana igiye gukora ikintu kiremereye kubera ko bayishimye. Yego. Mu buryo bw'ubumana, yo ni nyungu ya mbere. Yego. Ni nyungu yo kuba barahuye bagashima, niyo mvuze mbere. Yego. Yo kuba barateraniye ahantu hamwe, ahantu bibereye, kubonana n'umuntu mutabonanaga, kubona n'umunyamakuru wa Radio Rwanda, televiziyo y'igihugu ahari, kubona abantu gutyo bareba wajya gurebera kure. Ibyo byose ni inyungu. Umuturage kuba ariho ubundi biri mu nyungu ze, bimufitiye inyungu. Kubona igihugu cy'u Rwanda kigeze ahantu gitegura bundi si iki giterane, ndumva bundi gihe cyarambere nka gishya. Aya nandi mavuta igihugu cyacu kigezemo. Bundi butane babikora bazatuzanira na fanfari y'abasirikare. Inyuzemo kakantu nkunda, baba bambaye zaga bagenda ariko bafite ukuntu babigendera bari smart, na myenda idoze neza itajagaraye nk'iyo mbona hakurya iyo. Naho gasubiyemo ngo abasirikare b'u Rwanda bambara neza, ntago bambara ibyo babonye. Oya, bambara neza. Abana b'u Rwanda, abana b'umusaza. Mutayiro badodera yubahwe. Irgara twebwe gende nyirabagenzi ndagenda. Haraho ugenda ugasanga wagira ngo ipantaro hasi bashyizemo nk'umufuka w'ibishyimbo. N'ikinyapfura cyinshi baba bafite. Kubaho umuntu rimwe nigeze mabunyiriraho muri yaguma mu rugo habura iminota mike.
ngera mu Gatsata ihabura iminota mike nabuze moto nabuze iki yego negera bari abahungu b'umusaza ndababwira nti rero ngewe nubwo mushinzwe umutekano nawe ubuze aha amafaranga yo gutega nganda afite nabuze icyo ntega kandi iminota igiye kongerero kandi sindi burare muri stade muramfasha iki yego bahagaritse igifuso aha bagitegekaho kingeza yego basigarana nimero zanjye yego hanyuma y'iminota nge nageze mu rugo nimero ntaziramamagara mhm ni Alice Nyirabagenzi tuvugana mama Lionel nte wageze mu rugo amahoro ntinimara mande mumbaza ko nageze mu rugo amahoro ngo ni babandi bagutegeye imodoka baba polisi ni nahageze bavuga neza gusa ni nahageze ni mwakoze ibintu nk'ibyo ugira ijoro ryiza ubutaha ujya utaha kare yego n'abasirimu mu bintu byose amen iyo nayo ni impamvu yo gushima yego nabyo byatugiriye inyungu nabyo bitugirira inyungu kwicara ahantu hamwe gutya bifite inyungu abaturage yego bumva batushe umutekano uri hariya urumva umutekano uri hariya ibyo bifite inyungu umuturage w'igihugu cy'u Rwanda murakoze yego muhabwe umugisha abantu mwese twabanye mwa kino kiganiro Imana ibishimire kandi bahe ko mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyibaha iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru mu mujyi wa Kigali intara ya gatandatu y'abadiaspora abantu mwese mwishimira mama Lionel abantu mutari mwaka mubona kuri cano ababwiye ati nzagaruka ahubwo mutubwire nihe mukunda mama Lionel ngo naho tuzaze tumuganirize cyangwa se tumusabe atuganirize Imana rero ibaho umugisha mama Lionel amen nakoze kwitabira ubutumire kandi urakoze kubera twemereye ko n'ubutaha tuzagaruka yego hanyuma wifuje kuvugana na mama Lionel ushaka kumusanga kuri channel ye Eva Mama Lionel YouTube channel ye ihoraho ibiganiro n'amasengesho agiye atandukanye kandi wifuje kumuhamagara ntago nahora kukubwira nimero nimero ni 0783483488 ndayisubiramo 0783483488 Imana rero bishimire kandi ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyibaha banezeze twasaba mama Lionel ugasoza usenga nawe ushimira Imana ko iduhaye amahoro unaturaho umutima cyangwa se umwuka mu mitima y'abantu badukurikirana umunsi ku munsi umutima cyane wo gushima amen Imana iguha umugisha kandi usengere n'indwara kuko aho kantu nako nzi ko iyo urebye ku ndwara bucya mu gitondo yakize wifashijwe na Kristo Yesu watubambiwe amen habwa umugisha n'Imana ikaze mu sengesho uri mwiza imbabazi zawe zihoraho iteka ryose haleluya abanye natwe muri iki kiganiro cyiza cyane haleluya nkomanze ku mitima y'abantu batagushima babifasha nk'akamenyero nk'aho ari ngombwa ko biba yego ndabakomangiye ngo buzure amashimwe baze kugushima haleluya kumbuye amashimwe yabo wagiriye neza yego ukumbuye amashimwe yabo wagiriye neza ngo wumve uko bagukurata mu izina rya Yesu haleluya sabye umugisha ku muntu wese wadukurikiye ndetse n'uzadukurikirana haleluya kubise hasi umwuka warwanya iki gihugu uwo ari wo wose ndamenagura indwara iziri mu mibiri y'abantu ndetse n'ibyaduka ndazimenagura ubutware mpabwa na Yesu haleluya bwiza bw'Imana bubane n'umuntu wese uhagaze kuri ubu butaka ndetse n'umunyarwanda wacu uri hanze yarwo umuntu wese udukurikiranye yakira umugisha w'uburyo bwose imbaraga zawe zimubeho kandi ureme ikidasanzwe agire amashimwe adasanzwe mbisenze shima mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka wera amen 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 shalom shalom shalom